Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku kwezwa n'umwuka. Mubwira ko twakijwe kubwo kwizera kandi tumenya ko kubaho kubw'amategeko bitugusha tukareka ubuntu bw'Imana. Twarebye gatoya no ku ngingo ivuga ibyo kuyoborwa n'umwuka. Ibyo tukaba twarabisomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 kuva ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 16. Uyu munsi turakomeza kurebera hamwe urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 tuve ku murongo wa 16 tugere ku murongo wa 21 maze turusheho kumenya uburyo twakijijwe kubwo kwizera kandi ko tugomba kuyoborwa n'umwuka twirinda imirimo ya kamere. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Samirana. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera Samirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Reka duhere kuri iyi ngingo ivuga ibijyanye no kuyoborwa n'umwuka no kwirinda imirimo ya kamere. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 16. Haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Uyu murongo uvuga ku ihame tugenderaho mu mibereho ya Gikristo. Muyoborwe n'umwuka. Ijambo muyoborwe mu Kigiriki ni peripateo, bisobanura kugera ahantu hose usabwa. Iri jambo ry'Ikigiriki ryakunze gukoreshwa mu ishuri ry'ubucurabwenge muri Atenayi mu bwami bw'Ubugereki, aho nyiri iryo shuri yigishaga akagera ku ngingo nyinshi zinyuranye bitewe n'ibyo abanyeshuri bakeneye kumenya. Ihame ryacu
ni ukuyoborwa n'umwuka. Nitubigenza dutyo nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Ijambo irari muri iki gihe turikoresha twumvikanisha ikintu kitari cyiza, ariko siko abagereki babisobanura. Ibyo kamere irarikira ni ukuvuga ibyo kamere yifuza, kandi byose siko ari ibiteye isoni, ariko ni ibya kamere. Muzika, ubugeni, ibikorwa by'abafasha abandi n'ibindi bitandukanye. Hariho ibintu byinshi bitari bibi, ariko bishobora kudutwara umwanya tugatakaza iby'umwuka. Abakristo bamwe bashobora gutwarwa n'ibibarangaza, bibanezeza, bigatuma babura umwanya w'ijambo ry'Imana. Abakristo benshi bamara umwanya munini bicaye imbere ya televiziyo, bari mu matelefoni, kuri za WhatsApp, za Facebook na za internet, bumva amakuru yo hirya no hino. Aha, ntunyumve nabi, nanjye ibyo byose ndabikoresha. Ntabwo ndi imbata y'itegeko rivuga ko tutagomba kubikoresha. Hari ibiganiro bimwe na bimwe cyangwa se amakuru ashobora kudufasha atagize icyo atwaye, nyamara kandi ibyo byose nibyo kamere yifuza. Mu gihe bigutwaye umwanya rero, ukabura uburyo bwo kwihererana n'Imana ngo usenge cyangwa se ngo usome ijambo ry'Imana ndetse ukore n'indi mirimo y'umwuka, ntabwo biba ari byiza. Samirana, samirana, usemera. Samirana, 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 usemera. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, samirana, usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalati igice cya 5 ku murongo wa 17 haravuga ngo, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Mu yandi magambo, kamere irwanya ibyo umwuka, n'umwuka akarwanya ibya kamere, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ibyo ni ukuvuga ibyo kamere ya kera yifuzaga gukora. Ni ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya. Kamere irwanya iby'umwuka, n'umwuka akarwanya ibya kamere. Uwizera aba afite kamere nshya. Nibyo umwami wacu yabwiye Nikodemu ubwo yavugaga ngo, ikibyarwa n'umubiri nacyo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Aya magambo Yesu yabwiye Nikodemu ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 6. Uwizera
aba agifite ya kamere ya kera, kandi akiri muri ubu buzima ntashobora kuzigera ayikuramo. Kwibwira yuko dushobora kwikuramo kamere ya kera ni ukwibeshya bikabije. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 8, Yohana yaravuze ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Kandi muvandimwe, niba ukuri kutakurimo, ubwo ni ukuvuga ko uri umunyabinyoma. Ibyo bituma wa muntu ufatwa nk'intungane ahinduka umunyabinyoma. Muri twebwe harimo kamere ebyiri, iya kera n'ishya. Nibyo Pawulo yerekana mu bice bya nyuma mu rwandiko yandikiye Abaroma. Nawe ubwe yagize ibihe byo kugira urugamba hagati ya kamere zombi, kandi n'abizera benshi bijya bikunda kubabaho. Kamere irwanya iby'umwuka n'umwuka akarwanya ibya kamere. Ni nayo mpamvu tudashobora gukora buri gihe ibyo twifuza kuba twakora, kuko muri twebwe hahoramo intambara hagati ya kamere nshya na kamere ya kera. Birahabanye cyane, izi kamere zihora zigongana. Byaba se nawe byarakubayeho mu mibereho yawe? Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo ngwino wowe soko. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umugabo witwa Robert Robinson. Iyo ndirimbo iravuga ngo ngwino wowe soko y'imigisha, shyira ijwi mu mutima wanjye ndirimbe ubuntu bwawe. Ruzi rutemba imbabazi zidashira, amajwi yose nakuririmbira ishimwe. Iyi ni indirimbo nziza rwose. Ku gitero cya nyuma cy'indirimbo haravuga ngo numva meze neza nk'uwazimiye, mwami numva meze nk'uwataye Imana nkunda. Nyuma y'uko iyi ndirimbo yandikwa, hari uwabisesenguye bimutera kuvuga ati njyewe si ibi byambayeho, ngiye kubihindura. Mu bitabo bimwe by'indirimbo uzasanga barahinduye amagambo, maze ya ndirimbo bakayihindura muri ubu buryo bavuga ngo ndumva nifuza kukuramya mwami, ndumva nifuza gukunda Imana nkorera. None se iby'ukuri ni ibihe? Byose ni ukuri. Mfite kamere intera kumva meze nk'uwazimiye, nk'uwataye Imana nkunda. Hari ibihe bimwe iyi kamere ya kera indimo inteza kuzimira nkajya kure y'umwami. Hari n'ibindi bihe mba ndi kugendera mu modoka nkumva niteye hejuru ngira nti yo mwami wanjye, mbega ukuntu utangaje, ndagukunda kandi ndakuramya. Iyi ni imvugo ya kamere nshya yanjye. Kamere yanjye ya kera ntabwo ishobora na rimwe gukunda Imana ngo yishime. Buri mwizera wese afite kamere ya kera akagira na kamere nshya. Hari abantu bajya bavuga ngo urebye biragoye guhamya ko nyoborwa n'umwuka cyangwa ko ntayoborwa nawo. Nshuti yanjye, sigaho kwishuka ngo wigire inyoni nyinshi. Byanze bikunze urabimenya. Pawulo yabisobanuye mu buryo burambuye ku buryo udashobora kubiyoberwa. Radio Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 18 haravuga ngo, ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Umwuka wera w'Imana adushyira ku rwego ruhanitse. Noneho ndagira ngo ukurikire neza wumva uko Pawulo agiye kutubwira neza imirimo ya kamere iyo ariyo. Ibyo turabisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 tuve ku murongo wa 19 tugere ku murongo wa 21. Haravuga ngo, dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Urabona ko muri kamere ya kera hibumbiyemo ibyaha bikorerwa mu mubiri, ibijyanye n'iyobokamana ripfuye biba hagati mu bantu mu mibanire yabo n'iby'umuntu ku giti cye. Ibyaha bikorerwa mu mubiri ni ibi: gusambana. Mu nzandiko zimwe ntibivugwamo, ahubwo bifatwa nka bimwe mu biteye isoni. Ikindi, gukora ibiteye isoni. Ibi ni nko kwigurisha umubiri. Igikurikiraho ni ugukora iby'isoni nke. Mu rurimi rw'Ikigiriki bikaba bikuye mu ijambo ryitwa akatarsiya, ari byo bisobanura ibyanduye cyangwa se ibyaha bikorerwa ku bitsina nk'amashusho y'urukozasoni. Ikindi ni irari rikabije ry'imibonano mpuzabitsina. Muri ibyo harimo gufata ku ngufu, kubabaza abandi, kandi ibyo ni ibintu byogeye cyane muri iyi minsi. Ntabwo biri ku rutonde rw'ibyo twabonye mu byanditswe, ariko nicyo bisobanura dushingiye ku murongo twasomye w'ibigaragaza ibyo kamere mbi irarikira. Hanyuma ibijyanye n'iyobokamana ni ibi: gusenga ibishushanyo. Ibi birimo amafaranga n'ikindi kintu cyose gitwara umuntu ntabone umwanya wo kubana n'Imana. Harimo kuroga. Mu rurimi rw'Ikigiriki iri jambo ryitwa pharmakeia. Iri jambo rikaba risobanura urwunge rw'imiti irimo uburozi ikoreshwa cyane mu madini ya gipagani. Ikindi tubona ni ukwangana, kugira urwango, gutongana cyangwa se Eris mu rurimi rw'Ikigiriki. Iyi Eris ikaba yari imana y'Abagiriki iteza abantu kutumvikana, ubundi bakajya impaka zishobora gutuma banarwana. Ikindi twasomye muri iyi mirongo igaragaza imirimo mibi ya kamere mbi ni icyerekeranye n'ibyaha biba hagati y'abantu. Aho harimo ishyari cyangwa se zelos mu rurimi rw'Ikigiriki, bisobanura guhangana, buri wese ashaka kuruta undi cyangwa se gushaka kwigana abandi. Hakabamo umujinya, mu rurimi rw'Ikigiriki ni tumos, bisobanura uburakari. Hakabamo amahane cyangwa se kutumvikana. Hakabamo kwitandukanya cyangwa se kwivangura. Hakabamo kwirema ibice cyangwa kutavuga rumwe, kurema udutsiko, kwironda. Hakabamo nanone kugomanwa. Hakabamo ubwicanyi. Ubwicanyi ntabwo buri ku rutonde rw'ibyo twabonye mu byanditswe, aho batubwira imirimo ya kamere mbi, bitewe n'uko ubwicanyi bubarirwa mu byo twamaze kubona. Kandi wibuke ko umwami yavuze yuko uwangana aba ahindutse umwicanyi. Hariho kandi n'ibyaha by'umuntu ku giti cye, harimo gusinda n'ibiganiro bibi byangiza kandi byonona. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, Sambirana,
samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo samirana usemerera Samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro Samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro Samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro Pawulo asoza uru rutonde rw'imirimo ya kamere n'ijambo rivuga ngo n'ibindi bisa bityo, bivuga yuko hari ibindi byinshi binyuranye yari kongeraho. Ndababwira yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Abakora bivuga abakibikomeje batarabireka. Umwami wacu yatanze urugero rw'umugani w'umwana w'ikirara wamaze igihe aba mu kiraro cy'ingurube abana nazo, ariko ntiyahagumye. Ingurube zonyine nizo zagumye mu kiraro cyazo. Iyo umwana ageze mu kiraro ntabwo ahishimira na gato kugeza igihe ahaviriye. Niba ugikomeje kugendera mu byaha, uri ahantu hari akaga, kandi ubwo nyine umenye ko utari umwana w'Imana. Pawulo amaze kuvuga imirimo ya kamere, atangira noneho kuvuga ku mbuto z'umwuka. Dore aho bihabaniye. Kimwe ni imirimo ya kamere, ikindi ni imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere ni ibyo umuntu ubwe akora. Amategeko 10 yari yaratangiwe kujya agenzura kamere, ariko ubu imibereho ya Gikristo ni ukwera imbuto z'umwuka. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kubaho ubuzima bukwiriye umukristo. Turi mu bihe aho usanga nta tandukaniro rihari hagati y'umukristo n'utari umukristo. Nyamara ijambo ry'Imana tumaze kwiga ritubwira ko dukwiriye kwera imbuto. Wibuke ko umwami wacu yasize avuze ko bazatumenyera ku mbuto zacu. Erega ntabwo kuba umukristo ari ukugendana Bibiliya mu ntoki, nta nubwo ari ukwereka abantu ko ukunda gusenga cyane kurusha abandi, cyangwa se ukabereka ko igihe cyawe ukimarira ku rusengero kurusha ibindi. Nubwo nabyo atari bibi, ariko ndashaka kukubwira ko ibyo ngibyo nta mugisha byakuzanira mu gihe waba uterera imbuto abakubona. Mu yandi magambo, ibyo wakora byose utanezeza Yesu Kristo ntacyo byaba bivuze. Ibihe turimo uyu munsi birakomeye, kandi Satani niko arushaho kuzana byinshi bitugerageza bikatubuza kubaho tunezeza Kristo. Iyi ni nayo mpamvu amatorero y'iki gihe atagifite ubuhamya bwiza ku batizera, kuko babona yuko ubuzima babayeho ari nabwo buzima abitwa ko ari abakristo babayeho nabo, bakareba bakabona ntacyo byabamarira gukizwa. Mbabazwa cyane no kubona hari abantu benshi mu itorero ndetse byitwa ko bafite imyanya ikomeye muri za komite z'amatorero yabo, batera imbuto nziza mu miryango yabo, aho usanga batabanye neza n'abagore babo, abana babo babatinya kandi batabarera neza nk'uko Imana ibasaba, cyangwa se bene abo bakaba batumvikana n'abaturanyi babo muri za quartier aho batuye. Ibi rwose ni ubuhamya bubi ku mupagani, kuko bitamutera ishyaka ryo kwizera, ahubwo birushaho kumwangisha Kristo. Nshuti yanjye, uyu munsi dukeneye abagabo, abagore, abasore, inkumi ndetse n'abana
bafite indangagaciro za gikristo, babayeho ubuzima bunezeza Kristo nk'uko itorero rya mbere ryabagaho. Ndabizi ko nta cyiza kiva mu muntu, kandi koko niko biri, kuko twifuza gukora ibyiza ariko tugasanga ibibi byadutanze imbere. Ariko rero duharanira iteka gusingira icyo Kristo yadufatiye, turushaho kumwizera no kugendera mu bushake bwe, nibwo tuzabona umugisha. Erega nubwo twakwishushanya tuzabeshya abantu, ariko ntituzabeshya Imana, uko abayo Imana irabazi. Yabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Ndabyemera ko wakora ibyiza kemerwa imbere y'amaso y'abantu, ndetse ukavugwa neza, ariko ndagira ngo nkubwire ko imbere y'Imana nta gaciro ibikorwa byawe byagira, kuko uburyo witwara butanezeza Kristo. Imana idushoboze kugendera mu buzima nyakuri, tunezeza umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo tube inzandiko nziza zisomwa n'abantu bose, kandi imbuto nziza twera zitume benshi bahindukira, bizere Yesu Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwabo. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo ukunda kugira ngo aducungure. Ndasabira abamwizeye bose kudufasha kwera imbuto nziza mu kazi kacu, mu rugo, muri quartier dutuyemo, n'ahandi hose hatandukanye dushobora kuba twaba turi. Udushoboze kubaho ubuzima bunezeza Kristo, we mwami n'umukiza wacu. Amen. Nshuti yanjye, byari byiza kubana nawe uyu munsi. Nyemerera tube dutandukanye, nkubwire ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 5, tuve ku murongo wa 22 tugere ku murongo wa 26. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.